Muraho neza nshuti zacu, nk'uko bisanzwe nitwa Venuste, murakaza neza kuri YouTube channel yacu ndetse ari nayo yanyu yitwa Ubumenyi Buzima TV. Reka uyu munsi tuganire cyangwa se tuvuge ku ngingo ikomeye cyane. Iyo ngingo wakwibaza uti ni iyihe? Iyo ngingo iravuga iti uko wakwirinda cyangwa ukagabanya stress mu minota 5 yonyine. Bivuze yuko mu minota 5 niba ugize stress ushobora kuyigabanya cyangwa se ukayirinda ikavaho. Benshi muri twe n'abantu benshi mbese muri rusange dukunda guhura na stress buri munsi. Iyo stress ushobora guhura nayo ku kazi, tugahura nayo mu rugo, mu masomo niba turi abanyeshuri cyangwa mu buzima busanzwe. Ariko nyuma yo guhura stress hari ibintu byoroshye pe. Ibyo bintu byoroshye ushobora kubikora mu gihe gito bigatuma umubiri n'umutima byawe bituza. Ibyo bintu wabikora rwose umubiri n'umutima bigatuza. Noneho dore ibyo bintu ushobora gukora mu minota 5 yonyine gusa. Stress ni wari uyifite igashira. Ikintu cya mbere ni uguhumeka witonze. Guhumeka witonze nibyo twita mu cyongereza deep breathing. Ugomba gufata umwanya uhumeke witonze, winjiza umwuka ndetse unawusohore deeply. Ibi bituma umutima utuza kandi ukagabanya umuvuduko wa stress. Ikintu cya kabiri ugomba gukora ni gukora meditation yoroheje. Meditation yoroheje nk'urugero nk'uko wafunga amaso yawe, wibande ku bitekerezo byiza cyangwa amagambo agufasha gutuza, ndetse se ugasenga niba usenga cyangwa gusubiramo ijambo ryiza wabuzi riruhura umutima, nabyo byagufasha. Ikintu cya gatatu wakora ni ukwibanda ku bintu byiza gusa. Ibintu byiza kubyibandaho nibyo twita byongereza positive thinking. Iyo utekereza ku bintu bigushimisha cyangwa ibyo wagezeho, niba hari ibyo wagezeho bigabanya stress mu buryo bwihuse. Gerageza rero kwibuka ibintu nibura 3 byiza bikunejeje muri uyu munsi cyangwa igihe cyose waba ufite stress rwose. Ikintu cya kane ugomba gukora ni ukwimenyereza kurambura umubiri. Kurambura umubiri mbese mu cyongereza nibyo bita stretching. Niba wicaye haguruka urambura amaboko, amaguru cyangwa umutwe. Umubiri ufite stress uhita woroherezwa, stress ikagabanuka cyangwa igashira. Ikintu cya gatanu ugomba gukora ni ukwandika cyangwa ukavuga ikintu cyiza. Niba ufite aho wandika wacyandika cyangwa se mo kimwe ikintu cyiza ukakivuga. Wafata ikaramu, fata ikaramu wandika ikintu kimwe gishimishije, cyangwa se uvuga amagambo akuzanamo icyizere. Urugero nk'aya magambo ushobora kuvuga guti ndashoboye, ndatuje, cyangwa se uti byose bizagenda neza. Ibyo ni ibintu 5 tubonye wakora mu gihe ufite stress ikagabanuka cyangwa ikagenda mu minota itarenze 5 gusa. Niba ukoresheje izi nzira cyangwa se izi nama tuvuze hejuru mu minota 5 gusa, uzumva utuje kandi ukomeza imirimo yawe neza. None se nyuma yo kumva zino nama, wowe se ni iyihe nzira ukoresha kugira ngo ugabanye stress? Twandikire muri comment natwe tubimenye, nk'uko natwe dutangira ubuntu ibyo tuzi natwe tumenye ibyawe. Turimo gusoza ikiganiro cyacu, ntabwo ari kirekire rwose, tugomba gukoresha iminota mikeya kugira ngo dusubire mu kandi kazi. Ntucikwe no kwiyandikisha cyangwa se gukora subscribe, gukora like ndetse no gukanda share kugira ngo kino kiganiro kigere ku bantu bose. Murakoze cyane. Ciao ciao.